Muraho nizere ko muri amahoro. Ndabashimye rwose akanya mufashe kugira ngo mwumve iyi message. Ndasabye ngo umwami wacu Yesu abahe umugisha utagabanije. Ubu butumwa rero buravuga ku ngingo ebyiri zigendana no kwishimira Uwiteka hamwe n'imigisha yo kubaha Imana yacu. Reka rero dusenge ubwo tugeze igihe cyo kujya mu birambuye kuri iri jambo tugira ngo dusabe umwuka wera atuyobore. Uhoraho Imana yacu, dushimye akanya nk'aka uduhaye ko kumva ubu butumwa. None turasabye ngo umwuka wera adufashe gusobanukirwa kurushaho. Tubisabye twizeye mu izina ry'Uhoraho Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Icyambere turavuga ku bigendana no kwishimira umwuka kwishimira Uwiteka. Igihe cyose umukristo aba yishimiye Uhoraho, biba bigaragara ko ahora anejejwe no gukora ubushaka kwe. Kandi ni byiza, ni ibyifuzo by'umutima we biba bihuje n'ubushake bw'Imana, nk'uko tubisoma muri Zaburi 37 igice cya 4 haravuga ngo, kandi wishimire Uwiteka nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Imana ijya ibikora kubera ko n'ubundi ibyo umukristo ashaka aba ari byiza kandi bikaba bihuye na gahunda Uwiteka abafitiye ubuzima bwe. None rero bimwe mu byiza byo kwishimira Uwiteka nuko tuba mu mahoro arenze imyumvire yacu. Dusoma muri Yohana 14:27 haravuga ngo, mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Kwishimira Uwiteka bifasha umukristo wese kwera imbuto z'umwuka wera. Imbuto y'umwuka wera kandi umunezero wo kuba dufite Imana muri twe bituma idushoboza kuyikorera. None rero bavandimwe, kwishimira umwami wacu Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi biduha kumva ko ari we uyobora ubugingo bwacu, nk'uko tubisoma muri Zaburi 23:3 havuga ngo, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Uwiteka akabikorera umukristo agira ngo abeho neza. Ubundi kandi umukristo yishimira Uwiteka mu buzima bwe iyo ashimishwa no gukoresha impano yahawe ndetse n'imbuto y'umwuka wera umurimo. Kandi yishimira Imana kurushaho iyo ayihaye agaciro kanini kuruta imigisha Imana iba yaramuhaye. Umukristo wese wishimira Uwiteka aramwubaha kandi akamuha umwanya munini mu buzima bwe, amuramya ndetse yiga n'ijambo rye, kuko ari bwo buzima bukomeye mu bayoboke b'Imana. Gusoma ijambo rye ndetse no gutega amatwi y'icyo iryo jambo ritubwira. None rero reka turebe ibyo umukristo yakora kugira ngo anezeze Uwiteka Imana yacu. Byaba byiza umukristo wese abayeho ubuzima buhora bushima ibyo Imana yamukoreye. Yesaya igice cya 43:21 haravuga ngo, abantu niremeye ubwanjye ngo berekane ishimwe ryanjye. Nubwo Yesaya yabwiraga Abisirayeli, natwe aya magambo ni ayacu. Twebwe abayoboke ba Kristo rwose turabibwirwa, tugomba kujya dufata umwanya wo kuririmbira Imana yacu kuko birayinezeza. Niyo mpamvu yanaturemye ngo tuyihimbaze ndetse tuyitaramire. Umukristo wese rero agombe kujya anezeza Uwiteka iyo afata umwanya wo gusoma ndetse no kuzirikana ijambo rye buri munsi. Ibi bintu twagombye kubizirikana kuko Imana irabinezererwa.
none rero mureke tubigire akamenyero ko gusoma ijambo ryanditse, ijambo ryera ritagatifu, maze tujye dufata umwanya wo kubitekerezaho, kuko bidufasha kurushaho kumenya Imana yacu n'urukundo idukunda. Itorero ry'Imana naryo ryayinezeza igihe cyose rigiye ryifashisha ijambo ryayo, rikifashisha ibyanditse byera bitagatifu igihe cyose, ndetse rikaba ari rwo rurimi rufasha umukristo wese gusabana n'Imana. Ijambo ryera, Bibiliya ntagatifu, tugiye twigira ururimi rudufasha gusabana n'Imana, ibi nabyo byaba ari byiza kurushaho. Urugero twafata rero ahangaha nuko igihe cyose twagombye kujya dukoresha ibyanditse byera bitagatifu mu masengesho yacu, twibutsa Imana amasezerano tujya dusoma muri iyi Bibiliya mu ijambo ryayo ritagatifu, kuko aya masezerano Imana iravuga kandi bikaba. Icyo twagombye ni ukujya tuyibutsa ibyo yadusezeranyije kandi tukabimenya, tukabihagararamo. Umukiranutsi wese rero yagombye guhora afite umunezero w'uko yakurikiye Yesu Kristo mu buzima bwe, kuko bimufasha kurushaho kumwiringira no gusabana nawe mu buryo bwihariye. Umukristo wese yakwiriye kwishimira Imana yacu igihe cyose agiye yibanda ku gukomera kwayo. Iyo dusomye ijambo rye ritubwira n'ukuntu Imana yacu ikomera. Imana yacu irakomeye, twagombye kumenya ugukomera kwayo n'ibyo adukorera buri munsi. Tujye twicara umunsi urangiye dutekereze ibyo Imana yakoze, tuyihe icyubahiro. Byaba byiza kugira urutonde rw'indirimbo, urwo ni urugero, indirimbo zo kuyiramya n'izivuga ku mico yayo ikomeye. Ibyo byose nabyo binezeza Imana yacu. Bibiliya ntagatifu itubwira ko abantu b'Imana baremewe kuba ubwoko bwihariye bwo gusenga Imana. Ahangaha naho kuba turi ubwoko bwihariye bwo gusenga Imana tubisanga mu gitabo cya Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 9, havuga ngo ariko muri ab'igihe cyatoranijwe. Mwumva ukuntu ibi bintu rwose bikomeye kandi ari byiza buri muntu wakurikiye Yesu yagombye kubimenya. Haravuga ngo ariko muri ab'igihe cyatoranijwe, abatambyi b'umwami, ishyanga ryera, ubwoko bwe bwihariye, kugira ngo dutangaze ibisingizo by'uwaduhamagaye mu mwijima kujya mu mucyo we utangaje. Ibi tubisanga mu gitabo cya mbere cya Petero umurongo wa 2:9. Iri jambo rigugere ku mutima kandi wumve uriwe muri Yesu Kristo. None rero twagombye kujya dushishikarizwa no gusenga Uwiteka aho turi hose, kuko nicyo yaduhamagariye, tukanamuhimbaza. Pariti ya 2 rero y'iri jambo iratubwira y'ubutumwa, iravuga ukuntu ibigendana n'imigisha yo kubaha Uwiteka. Iyo migisha izana amahoro yo mu mutima kandi igatuma umukristo agira ibyifuzo bihuye n'iby'Imana ifite mu buzima bwe. Abakristo bose bagombye kujya bashishikarizwa no kubaho ubuzima bwubaha Uwiteka Imana yacu, kuko bishobora kubageza ku bintu bikurikira. Ibyo bintu bishobora kuba kubaho ubuzima bwubaha Imana bitanga umunezero wo mu mutima. Kumarana n'Uwiteka igihe kinini birakenewe cyane mu rugendo rwo mu Kristo, kuko tuzi ko umuntu w'umukristo igihe cyose ahura n'ibintu bigenda bimuhungabanya kandi tuzi utuyobora. Ahubwo igihe cyose bibaye tujye twibuka ko Imana iba iri kumwe natwe, kuko igihe cyose umukristo abayeho muri ubwo buzima usanga ubwo rugendo Uwiteka ari we urimo kumuyobora. Urugendo rwa gikristo usanga ruba rurimo ibigeragezo byinshi, ariko twakwibutsa
twakwibuka ko Uwiteka yaduhaye umwuka wera muri twebwe. Uwo mwuka wera uturimo bihora iteka bitwibutsa ko tugomba kugira umunezero ndetse n'ubutwari, kuko byose bikorerwa mu mbaraga z'umwuka wera, bikorwa n'umwuka wera utuyobora, umwuka wera uturimo akadushoboza, kuko twebwe abana b'abantu turi abanyantege nkeya. Tujye rero tunezerwa, tujye tugira n'ubutwari igihe cyose duhuye n'ibitunaniza, kuko utuyoboye uturimo niwe udushoboza, kandi dushobozwa byose na Kristo watubambiwe ku musaraba, akemera akohereza n'umwuka wera ngo abane natwe igihe cyose, ndetse atuganirize atwegereza ijuru. Ikindi kandi kubaho ubuzima bwubaha Imana bituma tuyiha icyubahiro ikwiriye, kandi iyo duhora dusoma ijambo ryayo bituma dushobora kumva ndetse n'ijwi rye. Iyo dusoma ijambo yanditse, Uwiteka aratuganiriza, tujye dutega amatwi, kandi niyo wenda tutanumvishe aduha amahoro, iryo jambo rikatugumamo rikadufasha mu nzira turimo. Hanyuma rero ahangaha Bibiliya ivuga iki ku migisha itangwa kubera kubaha Imana yacu? Katurebe mu gitabo cy'Abaefeso igice cya mbere umurongo wa 3 hatubwira ngo, haratwibutsa ko Imana ari isoko y'ibyiza byose. Ibintu byose biva ku Imana, biva kuri yo, ndetse igasubiza amasengesho y'abayubaha bose, nk'uko tubibona muri Zaburi 145 igice cya 19 iravuga ngo, azasohoza icyifuzo cy'abamutinya, azumva gutaka kwabo abakize. Uwiteka habwa icyubahiro ku ijambo nk'iri riba rimanitse kugira ngo ridutere imbaraga, ritwumvishe ko Uwiteka aho riteka asohoza ibyo avuga ko kandi abana natwe kugira ngo aduhe umugisha ndetse adushoboze muri iyi nzira y'umukristo turimo, akumva no gutaka kwacu. Reka rero turebe ibintu bigendana n'imigisha itangwa kubera kubaha Imana. Twese reka tubisome cyangwa se tubyumve, kuko kubaha Imana bigira imigisha. Kubaha Imana bituma umukristo wese abaho ubuzima bwumvira Uwiteka. Turebye mu mateka, mu ijambo ritagatifu muri Bibiliya, dusanga igitabo rwose itegeko rya gutegeka kwa 2 igice cya 28 chapitre nini rwose, ariko imirongo 14 ibanza herekana imigisha iva ku muntu wese wumvira Imana, akumvira amategeko y'Imana, akanayumvira, akayubaha, akubaha ijambo ryayo, kuko bimufasha kurushaho kuba umukristo n'umukiranutsi mwiza, maze akabaho ubuzima bujyanye n'ubushake bw'Imana. Iki gice rwose umuntu afite umwanya yagisoma akareba imigisha umuntu agira iyo yumviye Imana, akabaho mu mategeko y'Imana ndetse akayikurikira. Imana itugirire neza. Ubuzima bwo kubaha umuntu yemera kandi yubaha Imana butuma umukristo wese ahora ayishima ibyo yamukoreye. Mbese hari igihe tubyibagirwa, ariko umwuka wera turimo aratwibutsa, maze tukibuka ibyo Imana yadukoreye, bikadutera n'imbaraga zo gukomeza gutera intambwe twigira imbere, kuko Imana iradushoboza kandi iduha n'imbaraga zo gukomeza uru rugendo, atari ku bwacu ari ku bwayo. Ikindi kandi kubaho ubuzima bwo kubaha Imana bituma umukristo wese agira akamenyero ko kuvuga amagambo meza ku buzima bwe no ku bw'abandi. Turebye mu Migani igice cya 18:21 itwibutsa ko ubuzima n'urupfu biri mu bubasha bw'ururimi. Igihe cyose umukristo aba arangwa n'umutima ukunda, akavugisha ukuri ndetse agahora atera abandi inkunga, biba byerekana imiterere y'Imana asenga iri muri we. Imana idushoboze kandi rwose tubihagurukire kandi dukomeze urugendo. Niyo umuntu yaba yasitaye ntabihagararemo neza, ariko Imana iratubabarira tukongera tugakomeza. Rwose Imana urukundo idukunda ntabwo yadutererana. Umukristo wese rero wubaha Imana mu buzima bwe aba afite n'umunezero wo kwitanga mu gukorera abandi. Abafasha yicishije bugufi, kuko abifata nk'itorero ku Mana. Iyo afasha abandi akitanga,
akabaha igihe cyabo cyangwa se akabaha hafi igihe cyose bakeneye imfashanyo. Uyu mukristo ukora ibintu nk'ibi ngibi ababikora yicishije bugufi, kuko abifata nk'ituro aba atanze ku Mana, kandi Imana igidushoboza dukora ibintu nk'ibi kuko turi abakozi b'Imana kuri iyi si. Ubuzima bw'umukristo wubaha Uwiteka burangwa no kuyiramya. Igihe cyose twumva ko turi abana b'Imana, tugomba guhora iteka tuyiramya. Kandi iyo twubaha Imana tukanayiramya, bityo ntibigizwe kuyiramya gusa, ntibigizwe no kwiririmbira gusa, ahubwo kuramya Imana birangwa nuko umutima w'umuntu umeze mu Mana ye. Ntabwo ari ukuririmba gusa, ahubwo Imana ireba imbere, ikareba uko umutima w'umuntu umeze. Ubundi akenshi iyo tunayisabye imbabazi twanahagaze nabi, tutahagaze neza, tutayikoreye neza, iradufasha, Umwuka Wera akaduhuza n'Imana, akatubabarira, ubundi tugakomeza urugendo, tugakomeza tukayiramya, tukayisenga, kandi tugahora iteka dukeye, twicuza, tuzi imbere y'Imana, dusaba imbaraga ngo dukomeze urugendo. Nkuko hano tugiye kubisoma mu Baroma 12 umurongo wa 2b, haravuga ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Uwiteka dushoboze kandi tuyikorere itunezerwe. Umukiranutsi ashobora kuramya Uwiteka mu ndirimbo, mu masengesho cyangwa mu bikorwa bya buri munsi. Amen. Ikindi kandi umukristo wese wubaha Imana, ubuzima bwe burangwa no guhora ashaka kumarana igihe nayo. Ahora afata umwanya wo kubana n'Imana mu masengesho, kandi agasoma ijambo ryayo, akanaritekerezaho. Ibi bimufasha kumenya Uwiteka kurushaho, ndetse agahora iteka azi ko ari kumwe n'Imana ye, akayiganiriza nayo ikamuganiriza. Nkuko Zaburi 16 umurongo wa 11 ibivuga, uzamenyesha inzira y'ubugingo, imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye, mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Amen. Gushaka kumarana igihe n'Imana byerekana ko umuntu ayubaha. Reka rero tujye dufata akanya tumarane nayo igihe, kandi nayo izajya itunezererwa. Amen. Umukristo wese wubaha Imana arayiririmbira, arayiringira, ndetse no mu bihe bikomeye byo mu buzima. Kuyizera mu bintu byose duhura nabyo muri ubu buzima biyihesha icyubahiro n'ikuzo. Iyo dusomye Bibiliya iduha amasezerano y'ukuri adufasha. Muri Filipi 4:19 haravuga ngo, kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose, nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Amen. Dukomeje rero tukareba umukristo wese wubaha Imana, ubuzima bwe burangwa no kuyumvira, ndetse akarushaho kugaragaza kumera nka Yesu, akarushaho kugaragaza kamere ya Yesu Kristo mu mibanire ye n'abantu. Ibyo bigaragarira mu kwihanganira no mu gukundana. Ndetse no mu gukundana. Ibi twongere tubyibutswe ko ntabwo umuntu bwe ku giti cye abishobora, usibye imbaraga z'Umwuka Wera, ni ukuyitabaza ikadushoboza kubaho uko Yesu Kristo abaho. Imikoranire y'umukristo n'abandi ihinduka ubuhamya bwe nk'umuyoboke wa Yesu Kristo, bikagaragarira mu mibanire ye n'abandi. Uwiteka ajya dushoboza kugira ngo ibi byose tube mbese abayobowe n'Uwiteka, tube umuyoboro we, ndetse tube inzabya ze z'umumaro, kugira ngo nawe agire mbese atugiriremo umunezero.
umukristo wese wubaha Imana yagombye kureka umwuka wera ukamuyobora, kuko ntacyo ubwacu twakwishoboza. Umwuka wera niwe uduha imbaraga zo kubaho mu buryo bushimishije Imana. Imana itugirire neza. Iyo umukristo awiyeguriye, akiyegurira umwuka wera, uyobora ubuzima bwe bwose, maze bukajyana no gushaka kw'Imana. Reka rero turebe mu Efeso 1:3 cyo havuga: Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Amen. Reka rero ndangize ubu butumwa nshishikariza umukristo wese ko hari umunezero igihe cyose aba ari mu rugendo rw'umukristo akorera Imana yaturemye. None rero reka twishimire Uwiteka waduhaye kuba abe, tujye tumuha icyubahiro akwiriye mu buzima bwacu, kandi nawe ajye ahora atwishimira. Reka rero dusenge ngo turangije. Umwami mwiza, Imana isumba byose, turashimye ubutumwa nk'ubu ngubu twumvise. Turashimye Mwami ko tugomba natwe kugira icyo dukora kugira ngo mbese umwuka wera adushoboze tugire icyo dukora, tureke umwuka wera atuyobore, maze tumenye kujya duhora tukwishimira, kandi tumenye ndetse n'ibyiza imigisha utanga mu kwishimira ndetse no kugukurikira wowe Yesu Kristo. Turashimye ijambo nk'iri twumvise. Turashimye umwuka wera kuradufasha igihe dusigaje cyo kuri iyi si, tukaba inzabya zera z'umumaro, kandi ukadushoboza mu byo dukora byose tukabikorana umutima mwiza, kugira ngo biguheshe icyubahiro. Shimwa kandi usingizwe, wubahwe kandi wimirizwe hejuru kuduha ubutumwa nk'ubu ngubu. Gusa uduha imbaraga zo kubuhagararamo neza, kandi udushoboze igihe cyose tujye duhora tuba babandi unezererwa. Tubisabye rero twizeye mu izina ry'umwami wacu uhoraho Yesu Kristo. Haleluya. Amen.